Halo? Mugabo ugeze hehe? Ndimo ndaza ahubwo wanyobora nageze handi Rwanda yagiye ku igaraje nari matambutse. Njyewe na parike ndaba ku muhanda. Niba ugeze ku igaraje komeza uzamuke uragera ahantu hari igiti cy'umwembe uhita umanuka ahantu hari udusikariye winjire mu gapangu. Alo? Waje Mugabo wahageze? Injira mu gapangu. Reka nze nkurebe hanyuma nkwinjize. Yes, ngira ngo agiye kumureba kugira ngo ikiganiro gikore neza. Ngira ngo aramutegereje, yamutegereje iminota myinshi cyane. Wenda reka turebe ko wenda ahagera hanyuma tubashe kuba twamenya ibigiye gukomeza. Yes, ngira ngo gire ikibazo sinzira mwatwemerera kuba ibyo mugiye gukora muri bugaragare kuri kamera. So mbyemere mama, so bwa mbere tubonanye usanzwe nzi mbere kuki se nta cyagenze gute se ku buryo uvuga ngo nge kuri kamera? Nese muga niba byizewe ko mu bwumvikane cyangwa mu byo waganiriye n'uyu mubyeyi ko biri bukunde, niye mpamvu wenda utagaragara kuri kamera? Ndayigaragaraho kuko ibyo nkora birizewe. Ntabona bigenze neza. Niba bidashoboka mbwira ntege nitahire. Ntabwo ndi nk'ababandi bapfundikanya bakagucaza bingahe bitazanagiraho bibageza ngo bakore ikibazo kigende neza. Aho wagiye umaze gutanga ngahe? Wagiye ahantu harenga nka 5 ndahabona. Okay, nta kibazo. Ubu umaze gutanga ngahe nta kibazo kirakemuka? Utidora ibyeru by'abasaza jewe runaka yavuga mu izina ryawe. Njewe uw'amahoro Beretrida. Ngaya ibyeru by'abasaza. Nagatabi mbahaye babyeyi. Nagatabi mbahaye babyeyi. Nkurambere zanjye. Nkurambere zanjye. Dore wagiye mu bidashoboka. Sogokuru se igihanda cyamera abanye. Nandwe inkoramwuga mufatanye n'inkurambere z'uw'amahoro mugarure uyu mukobwa aze hano ku Gicumbi nkuko yacitse ababyeyi. Dore ndabona baramuterereje umuzimu w'umutinganyi, kandi ndabona yaraguriwe n'umuntu ushaka kumujyana mu bintu bitasobanutse akajya ahuza imibiri y'igitsina cy'abakobwa. Nabibonye babyeyi, nimubyikorere mu giti ku giti cyanyu kandi aze bigende neza. Ngwino ukarabe hano. Uwase we ngwino ababyeyi bangabiye. Dore babigukoreye abantu bangahe. Dore uwase we ngwino yamumaze kubona ko yaje. Ariye bite byagenze gute? Nibagira mama ndashaka mama. Mama reba Maria. ubona ko aje arira. Yes. Chaka mama. Yes, chaka mama we. Muryamye hafi aho tumukurikiye ibyuhagi. Abo ubuzima agibona. Mama Maria mama wanje. Humura bageze ku babyeyi bagaba bakaganza. Bageze ku babyeyi bagaba bakaganza. Humura. Nimba nambariye ababyeyi nemera ko bacira neza mwana. Amaraho. Mama Mura Ariye. Urankumbuye. Yes, ngira ngo nkuko murimo kubibona twakoze urugendo rutari rworoshye. Murabona ko turi mu misozi. Twe tumaze guhamagarwa, mwagiye mubona byinshi bigiye bitandukanye. Tumaze guhamagarwa na mama Ariete muramuzi, yagaragaye mu rukundo ari kumwe n'umukobwa mugenzi we Jojo, ari abalesibian baryamana bahuje ibitsina. Mama rero amaze kuduhamagara atubwira yuko adukeneye cyane, tugomba kuba twamugeraho. Yagerageje kunyura hirya no hino henshi agiye hatandukanye kugira ngo arebe ko umukobwa we yavurwa cyangwa se amenye niba umukobwa hari byo bashobora kuba baramuterereje byatumye ajya mu nzira y'uburesibian. Natwe nago twamenye uko byifashe, gusa nkuko murimo kubibona turi hano ku gipangu neza tumaze kuhagera. Reka twerekere tubashe kumenya ese mama Ariete niye mpamvu yaduhamagaye.
uyu ni Umutako TV, nge muri kumwe ni MC Seti. Reka ngushimire wowe dutangiranye, nizeye ko turaza kugera ku musozo w'uru rugendo, nizeye ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru. Urabona yuko turi kwinjira, dusanze hanafunguye. Tumaze kugera kwa mama Wariyete, uba twakomanga kugira ngo tumenye mama Wariyete ni iki yaduhamagariye. Ntucikwe, nizere yuko turaza kujyana ku musozo. Mwiriwe ku musozo. Mashyo mwaka mushya twese hamwe mwiriwe. Duherukana kera cyane. Wari umaze kuduhamagara uravuga ati uradukeneye ku kibazo cy'umukobwa wawe, byagenze gute? Ni ikihe kibazo cyaba cyongeye kubaho? Umukobwa wanjye ikibazo cyaba cyongeye kubaho, yari yambwiye yuko yari yarakijijwe, ariko ndi kubona n'ubundi nta kigenda, niyo mpamvu nari mbitabaje. Noneho twakinjira ukadusobanurira? Mwinjire mbasobanurire, ni karibu wanjye. Nuko nari ndi muri shuguri nyinshi. Ko nta bandi bantu bahari? Nta bandi bahari, ni njye njyenyine, nanjye nari ndi muri shuguri nyinshi. Noneho ngira ngo nkuko twaze tubibabwira, twe tumaze guhamagarwa n'uyu mubyeyi mama Wariyete, mwagiye mubona byinshi bya bigiye bitandukanye. Abakobwa bari mu rukundo hagati ya Wariyete n'uwo bita Jojo, tumaze kugera iwabo. Nahoze mubwira ati twakoze urugendo tutari rworoshye, aha turi ni iwabo. Tugiye kuganira na mama we tumenye impamvu yimbitse yaba yitabaje itangazamakuru. Ngushimire cyane, tugiye gutangirana, nizere ko turaza kugera ku musozo w'iyi nkuru dutangiranye, tumenye uko bimeze. Imana ikomeze bamena imigisha itagabanyije. Ngira ngo wenda yatangira atubwira ese kubera icyo hamagaye itangazamakuru uyu munsi? Impamvu nahamagaye itangazamakuru, nagira ngo baze bamfashe ku kibazo cy'umukobwa wanjye Wariyete, kuko Wariyete nabonaga yari yarisubiyeho, ari umwana mwiza, yarakijijwe, ariko ubu ngubu rwose mbona byaranze, ahubwo ari gusubira inyuma. Muri make ntabwo yarakijijwe, byakomeje kwanga. Niyo mpamvu rero nitabaje itangazamakuru ngo baje bamfashe mu kibazo, n'umuganga ngo baze bamfashe ikibazo cya Wariyete. Umuganga uvura ibijyanye n'iki? Umuganga uvura ibijyanye bya gakondo, umuganga gakondo wivura ibijyanye n'ibya, muri make ni umupfumu. Ni umupfumu nyine wivura ibijyanye n'ibya gakondo. Kubera iki wahisemo abapfumu cyangwa se abaganga gakondo? Abaganga basanzwe byarabananiye? Byarabananiye, ntaho ntageze, ahantu hose narahageze, hose biranga. Ubwo ndavuga ngo reka nitabaze abaganga kinyarwanda. Nibo wizeye cyane? Nizeye cyane. Andi makuru mwari muri aho mumeze neza? Turaho tumeze neza, nta kibazo. Umwaka twawusoje neza, undi tuwutangira neza, nta kindi kibazo. Ikibazo cyajemo n'icyo ngicyo cy'umwana wanjye Wariyete. Muze hari hehe abandi bantu bano mu rugo ko nawe tubasanze? Yagiye guhahirira itungo. Hari icyo abiziho? Arabizi n'ubundi nuko yagiye abizi. Ubwo yambwiye ati reka njye kwahirira amatungo, ubundi hasigaye nibaza urakomeza ujye murajya mu kibazo cyangwa se umpamagare. Biriya butinganyi bwa Wariyete nabonye bwabaye, mbese bwagiye busakara ahantu hose, abantu benshi bagenda babibona, mbona biramamaye. Niyo mpamvu nanjye nitabaje itangazamakuru kugira ngo bagire ikintu baza babimfasheho. Ariko muzehe arabiziho, nabimubwiyeho, nubwo adahari ariko namuhamagara, ariko nubwo atanaza nta kibazo abiziho. Niyo yaza yagera hano agasanga muri hano gutya na za kamera, ntabwo mwabigiraho ikibazo. Uwo muganga yambwiye ngo asange nateguye umukeka n'ibasi, ahubwo mukomanze nari ngiye kuzana ibasi. Ubwo rero niyo mpamvu nari nawuteguye, umuntu ngiye kumuhamagara aze, hanyuma rero nite. Nose mugiye tumaze guhamagara abaganga bangahe? Niwe wa mbere uhamagaye cyangwa wagiye hamagara? Cyane nahamagaye abaganga benshi cyane, birananirana. Wariyete nta muganga utaramugezeho, abaganga bo mu Rwanda bose narabitabaje, ariko byaranze. Nta numwe wigeze ubishobora, nta numwe wigeze umushobora. Ugiye kumuhamagara rero? Ngiye kumuhamagara, numva hageze. Hano arahazi?
arahazi ndagenda muyobora ariko ntarinzi waruzi anageze wenda kugira ngo bigende neza. amayinite mfite umwantije amayinite tugutiza amayinite ntiza amayinite muhamagara mu gitondo ariko umuhamagara nahereye mu gitondo muhamagara mu gitondo nkibyuka muhamagara none amayinite we yanshira. Okay, reka tugutiza amayinite nta kibazo. Nimero ndi kuyibona. Okay. Amagaziyo. N'amarezo. Cyanyanditse na 0788. Okay. Banza biba ari amarezo. Ubu tuvugana hamagaye. Muganga ari bwemere yuko tumufata. Arabyemera ari bwemere kugaragara ku itangazamakuru. Ari bwemere kugaragara ntaga byanga. Yarabizi ko hari buzi itangazamakuru wari wayimubwiye cyangwa kuri we biraba. Aha ndabona kwitabye mama ngaho bavugisha telefone reka ngushireho parireri. Aha ngaho bavugisha. Allo? Muganga ugeze hehe? Ndimo ndaza ahubwo wanyobora nageze ahandi Rwanda yagiye ku igaraje nari matambutse njyana parike ndeka ku muhanda. Niba ugeze ku igaraje komeza uzamuke uragera ahantu hari igiti cy'umwembe uhita umanuka ahantu hari udusikariye winjire mu gapangu. Agapangu gasa umutuku. Ndarinjeza hano ifugo no kuzamuka muri karo kayira kari hano hameze nka kontineri kuza. Banguka na babanyamakuru baragutegereje. Wahamagara abanyamakuru. Banguka. Ntuntenguye. Kandi nkubwira ko mpageze. Arabizi ese arahangaha cyangwa ni surprise nawe nabyazi. Ariete ntaga bizi gusa ni surprise ngewe nshatse kumukorera ntabyazi. Ariko muganga we yambwiye kamuzana. Aramuzana gute sasa? Muganga afite imbaraga. We yambwiye ko afite imbaraga ari bukoreshe ze akamukuzana. Nta kibazo. We aramuzana we aramushika ku bushobozi bwe. Amuzane. Aramukurura amuzane amugeze hano kugira ngo uwo mukobwa abashe kuba yashika hano iwabo, kuba yagera hano iwabo umuganga abe yakora ubuvuzi. Arongera guhamagaye. Shyiraho pari reka nkwitabire mukecuru nawe. Allo? Waje muga wahageze? Injira mu gapangu. Reka nze nkurebe hanyuma nkwinjize. Yes, ngira ngo agiye kumureba kugira ngo ikiganiro gikugende neza. Ngira ngo aramutegereje, yamutegereje iminota myinshi cyane. Wenda reka turebe ko wenda ahagera hanyuma tubashe kuba twamenya ibigiye gukomeza. Yes, ngira ngo bahuye babonanye. Yes, ngira ngo twamubonye. Wowe uhagaze twisurize. Niwe muvuzi. Bavande. Narinde kuvura no mu mama. None mwebwe se muri hano mu buhe buryo? Nizire kudatunguwe. Ndatunguwe kuko sinamenye ibyo bya mama yateguye ariko yari yanteguriye ko nza kumuvurira. Muri make uyu mubyeyi ni inshuti yacu tutagiye kure. Yabahamagaye mu yaduhamagaye nk'itangazamakuru kuko hari ikibazo cyari kimaze igihe ku bintu bitamushimishije hagati ye n'umukobwa we. Ubwo rero ngari nacyo kibazo nyamukuru yaba yaguhamagariye, niyo mpamvu natwe yaduhamagaye. Gusa yatubwiye yuko mutari bubigire ikibazo, sinzira mwatwemerera kuba ibyo mugiye gukora muri bugaragare kuri kamera. So mbyemere mama, so ubwa mbere tubonanye usanzwe nzi kuki se byagenze gute se ku buryo uvuga ngo njye kuri kamera ko narinje gukora igikorwa
impamvu nta kibazo nitabaje abanyamakuru byagenze gute ku kibazo byanze ku kiyese ni ku cyanjye cyangwa waciye he byagenze nari njye naciye mu bavuzi benshi nagiye mu bavuzi benshi abavuzi bo mu Rwanda bose urumva Ariete n'ubundi asanzwe aca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye n'ikibazo cye cyari kiri mu bitangazamakuru rero twashatse kugira ngo wenda tukigaragaze ko wenda n'itangazamakuru ryabigaragaje wenda n'umuganga yaje kumuvura tubigaragaze ko n'umuganga yaje kumuvura nyine ndatunguwe ariko ntacyo nese niba byizewe ko mu bwumvikane cyangwa mu byo waganiriye n'uyu mubyeyi ko biri bukunde niye mpamvu wenda utagaragara kuri kamera ndayigaragaraho kuko ibyo nkora birizewe haribo umubyeyi nta kibazo mfite ngewe naragabiwe yes ngira ngo kuri kiganiro cyacu muganga arahageze tugiye gukomeza gukurikirana ukuntu biri bugende ndetse kupaka birangiye wenda ahangaha niho bigiye kubera ngira ngo n'umusambi mwabonye yawuteguye ariko ikintu kiri kubura nibase mukecuru ibase kutayizanye ibase musanze maze gutegura umukeka na umukomanze nari nsotse ngiye kuyizana ariko reka nyizane okay yizane nta kibazo yadutegereza yes ngira ngo uyu mama nawe ndashobora kuba ari umuntu wamundangiye ariko kuko nzi yuko ibyo nkora biri muri gahunda ya leta cyangwa se mu buryo busobanutse bwemewe nta kibazo nigeze mbagiraho reka nze ntangire igikorwa ambwire igikorwa nyirizina reka nze dutangire igikorwa nyirizina kuko ibi nkora ni umwuga wa sogokuru kandi gakondo mu Rwanda iremewe kandi ibintu bikagenda neza niyo mpamvu kuba uriya muntu yarakundangiye nuko hari ibyo namukoreye buriya ndabeshya mama sindamenya n'izina ryawe ariko ntacyo ndakwibwira amazina yanjye mama kugira ngo bize kugenda neza wadufasha ugatambuka hano gahoro ukegerana na muganga noneho kugira mubashe bamugani kuganira namusobanurira bimwe kuri ibyo bibazo byanyu ariko wenda afite ikibazo ubu ngubu kubikora duhari nta kibazo byatera nta kibazo byatera ntimugire ikibazo ntugire ubwoba kuko njye ntabwo nkorana n'amagini ariko nkorana n'ababyeyi bagaba bakaganza uyu mwuga ni uwa sogokuru na sogokuruza kandi na data yarawunsigiye ubwo rero ntimugire impungenge kimwe n'uko nimubona ibibera aha namwe mushobora kumpa abakiriya bikagenda neza urimo kumva tugiye kuzanira amafaranga rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero icyo nkunda si amafaranga si yajya mbere ahubwo icyo nkunda ni ugukora ibintu bigacamo ariko nayo aba akenewe kuko imiti iba ifite uko igurwa n'uburyo uretse murebe ibyo ngiye gukora kandi biragenda neza mbanze nganire yenda n'uyu mubyeyi ndumva nta mpungenge byazi bagiye kumutungura gusa muganga mu bushobozi bwe ndetse n'imbaraga ze araza kumuzana hano mu kiganiro live kandi atamuhamagaye kuri telefone ndetse mugaka nagacu uvanyemo aka kababi ntabwo tugasobanukiwe wari umaze kutubwira ati ruhunu rutoni turabona uvanyemo ikibabi ntabwo gisanzwe kijya gusa nk'ikiteke ariko urebye ntabwo ari cyo kiriya kibabi cyo gikora iki n'ibijyanye n'iki kiriya kibabi ndaza kugisobanura ngeze mu gikorwa nyirizina kubera yuko nanjye sijye wikoresha afite ibyo nagabiwe ariko ndakibabwira ntangiye igikorwa nyirizina ninjiyemo maze kuganira n'uyu mubyeyi noneho mama ngira ngo urabona ko muganga arimo gukuramo ibikoresho wenda aguteza amatwi arimo kukumva watangira umubwira ikibazo cyawe uko kimeze kugira ngo natwe tuze kubasha gukomeza kandi kazi wambwira muganga rero ikibazo cyanjye ukuntu kimeze nkaba nakwitabaje ni icy'umukobwa wanjye Ariete umukobwa wanjye Ariete nazengurutse mu baganga bose nta muganga ntagezeho w'isi yose ariko byaranze bimaze kwanga nkura n'umuntu arambwira ati mfite umuganga ubwo none naragiriye neza ngo n'umuntu wagiriye neza arambwira ati mfite umuganga ngiye wangiriye neza ama nimero yawe arambwira ati uzamuhamagare wazaza ikibazo cyawe cya Ariete
azamukuvurira. Niyo mpamvu rero nahereye nguhamagara ejo bundi, urabizi wenda wamubwira icyo kibazo uburyo bwimbitse. Wari umaze kumubwira ati nanyuze mu baganga benshi batandukanye, nza guhabwa nimero no wavuye ukamufasha, ariko noneho bambwiye yuko we wamuvura. Noneho bwira muganga tutagiye mu ncamake. Ntabagiye kubarogoya, yewe iyo ngiye gukora igikorwa nta muntu umbwira. Baza abakurambere kandi ikibazo nkamenya icyo ari cyo n'ikintu cyatumye ntumira. Si ngombwa ngo anzimurire, nanjye mfite ibyo ndi bubaze byanjye nagabiwe. Ahubwo reka ndakimenya mu kanya ari uko maze gutegura ibyo ntegura, ababyeyi barabimbwira. Si ngombwa we ntabwo ari ngombwa ko yirwa agira icyo ambwira, kuko mfite uko nagabiwe. Dore ababyeyi bandaziye ikayi ati mwana wanjye uzige kandi usome kandi uzabonera amata munsi y'inzira no guru y'inzira. Ubu rero tugiye kureba byose, ngiye gutangira, namwe muramubibona. Urabona iyi kayi ntabwo yanditsemo, dore hose nta hantu na hamwe yanditsemo. Yerekane kuri kamera iyo kayi, wenda nta hantu badukurikiye babasha kubona ibyo uyu muganga arimo. Ako muganga nubwo watwibwiye amazina yanyu ninde? Nitwa Gasimba Isaac. Gasimba Isaac. Nturuka mu majyepfo mu karere ka Huye, murenge wa Maraba. Yego. Nkaba nkorera i Huye mu kagari ka Muyogoro. Ni ukuvuga ngo mu murenge wa Huye, ariko kavukire ni Maraba. Papa wanjye nitwa Gasimba mwene Gasimba wa Sengabo. Gasimba mwene Gasimba wa Sengabo. Ubu ujinaha uturutse Huye mu majyepfo. Mpamagawe kuza hano, mama harya waje unyobora ni hano ngo ni mu Kamenge. Aha ni mu Kamenge ka Kinyoni. Noneho ereka bari abantu badukurikiye barebe neza iyo kayi ko nta kintu cyanditsemo, noneho bashe kumenya ikibazo gihari kugira natwe tubashe kubikurikirana. Kayi nta kintu na kimwe cyanditsemo, ariko mfite uko nagabiwe hose. Ubwo rero ngiye gutangira igikorwa nyirizina, kandi bigende neza. Ibindi ndabyimenyera, si ngombwa ngo uyu mubyeyi ngambwire ngo gutya ngo wenda ngo umukobwa wanjye ngo arwaye gutya na gutya. Ndamenye ibyo ari byo. Reka tubareke noneho mukomeze igikorwa cyabazanye. None mubyeyi mbwira izina ryawe. Amazina yanjye banyita Uwamahoro Bertrida, ariko mu buryo busanzwe ni mba Mariette. Uwamahoro Bertrida. None Ariete niwe uvuza? Ariete niwe mvuza. Uwamahoro. Reka nze turebe ikibazo afite. Ririya hembe se mugabo. Twavuze ati tugiye kubareka mukomeza akazi, ariko hari ibintu byinshi nimo kugenda mbona nkagira amatsiko. Umuteguro w'ababyeyi bagaba bakaganza bangabiye. Bura turaje turebe neza. Biragora, ariko nta kinanirana abantu bariho, kuko umutungo wa mbere ni abantu. Ukuri turabikora kandi biragenda neza. None se bakubwiye amafaranga asuzumira, ngira izina ryawe? Banyita Uwamahoro Bertrida. Wowe ababyeyi bakwise? Ni amazina yanjye ababyeyi banyise. Uwamahoro Bertrida. Hanyuma uwo mwana ufite ikibazo yitwa nde? Yitwa Ariete. Yitwa Ariete? Cira kuri aka kantu. Hacireho? Gatatu. Nibe mu muramano burukira mu murinzi ntangora mushi n'umushikazi buryo kuri Rusizi babyeyi isogokuru kwa se genda cyamiharabanye. Mandwa inkoramwuga, mandwa ya data Gasimba ariyo imvurugira ku munwa. Ababyeyi banjye muze muzamuke tubonanire muri izi nzuzi, dore sincisha sinkoresha amagini, nkoresha inkurambere mwampaye. Uwamahoro dore azanye ikibazo cy'umukobwa we bita nde w'Imana. Mubigaragarize hano kandi mubinyerekere muri izi nzuzi babyeyi bagaba bakaganza.
mwe mwasigiye umwuga ababyeyi sogokuru dusenga w'Imana mubigaragaze ababyeyi banjye kwari uduhuye se uretse turabimenya tumenye inzira zabyo turebe ingabwa uriya mukobwa witwa Amahoro yitwa Uwimana Ariel yitwa Uwimana suzumira 200,000 ikibazo cyakemuka kandi ugahita ubigura ababyeyi. Iryo ni itabi ry'abakurambere, si ubwa mbere nkorera abantu, njya nkorera abantu nabo hanze kandi nkoresha ifoto, ntabwo namugutumye ngo agaragare, ndashaka ifoto yiwe njye nkorera ku ifoto ukeneye ifoto y'umwana wawe ndeba wagize ikibazo. Okay, ifoto ndayifite nta kibazo, ndayifite irahari. Okay, nimba nta kibazo wagenda ukayizana. Zanira n'amazi yaraye mu nzu. Aramukurikiye. Ntayo ufite amazi kanze nyakuzanira. Akira ifoto. Kamuzanire n'amazi. Yes, amutumye n'amazi rero. Tuzi nimbara yo kunywa cyangwa se yo gukaraba, gusa turagenda tubimenya. Ifoto rero yayimuzaniye. Muganiye mpamvu mutumye amazi yaraye mu nzu. No kugira ngo tumugarure muri iki gicumbi kandi dukoresheje amazi y'umugezi atemba, kandi bigende neza kuko yarayanyoye yigeze yayanywaho ataragenda, kandi ikibazo nababwiye yuko ndi bukimenye nkimara kubona iyi foto. Ifoto umaze kuyibona katubareke wenda turi bukurikirana. Yes, ngira ngo ifoto yayibonye, uyibona ari kuyitegura neza cyane, hari ikintu wenda agiye kuyikoresha, nibyo tugiye gukurikirana. Abakurikiye ikiganiro mukurikire neza kandi mwitonze, muraza kugisoza kandi mumenye umwanzuro. Ntabwo wakora utarabona inzoga z'abakurambere. Inzoga z'abakurambere nashaka 200,000 abishyira bibone. Uvuga ngo ntabwo wakora utarabona? Oya, hari amafaranga yibanze kuko iyi miti iragurwa kugira ngo mbone urushiko n'ababyeyi banyitabe bigende neza, kuko ndabona afite abantu bo mu muryango 2 bari kumugendaho, bamutereje iki kintu ndeba kimeze nk'ubutinganyi cyo kudakunda igitsina gabo ahubwo agakunda abakobwa. Ndabeshya? Nukuvuga ngo uyu nibyo koko, nibyo numurezi. Ndabeshya? Nibyo ntago ubeshya, ibyo uvuga ni ukuri. Wari warabimbwiye? Ntago ni narabikubwiye. Sana 200,000 rero bishyire muri aka gaseke k'abakurambere. Mukecuru ari kuvuga ko ashaka 200,000. 200,000 ngigeze muyavugana, wari witeguye ko yafite? Yewe nkora ikibazo bitewe n'ikibazo ndebe umuntu afite. Rero naci 500,000. Okay. Mukecuru urayafite? Nanjye nibyo nari ngiye kumubaza. Ese muga 200,000 ko numva ari byinshi, ntago wangabanyiriza nkaguhijana? Oya, nabona bigenze neza. Ibyo niba bidashoboka mbwira ntege nitahire. Ntabwo ndi nka babandi bapfundikanya bakagucaza bingahe bitazanagiraho bibageza ngo bakore ikibazo kigende neza. Aho wagiye umaze gutanga ngahe? Wagiye ahantu harenga nka 5 ndahabona. Okay, nta kibazo. Ubu umaze gutanga ngahe nta n'ikibazo kirakemuka? Nta kibazo, reka nze nyaguhe. Vugisha ukuri kandi mu nyuma. Nyamuhe. Iyo ni inzoga y'abasa. Nta kibazo, ikibazo nigikemuka nkabona umwana wanjye. Oya nibitinda, ababyeyi ntabwo bashaka ko ibintu bitinda. Agiye kuza nk'uko imvura yo mu kwa kanisa. Okay, mukecuru amafaranga yari afite da? Yabore neza. Yabore je si nyabara. Uyashyire muri kara gaseke k'abakurambere. Okay. Angira ngo wenda mwese muga arahitaza. Biratinda se ko ndeba n'ubundi aho yagiye ari uko bamutereje iriya myuka mibi, ndeba ko ubu mureba dusa naho turi kuvugana. ubu ngumva ngo muri kuvugana.
umukecuru ari kubara amafaranga kuyabara neza ngira ngo wenda ashyirana mu kibo cy'abakurambere akagaseke muganga ngira ngo yayasoje shyiramo hano uti dore ibyeru by'abasaza jewe runaka jyavuga mu izina ryawe njyewe uw'amahoro Bertrida ngaya ibyeru by'abasaza ntagatabi mbahaye babyeyi nkurambere zanjye zifatanye n'iz'uwagabiwe mudushikire Ariyete oya iryo ni iry'abazungu ngira izina ry'ikinyarwanda Uwase Ariyete yitwa Uwase nabibonye ndakubwiye ngo ngiye gushyiraho umuti hano sibyo dore wagiye mu bidashoboka sogokuru se igihanda cyamera abanyine ntabwo y'inkoramwuga mufatanye n'inkurambere z'uwamahoro mugarure uyu mukobwa aze hano ku gicumbi nk'uko yacitse ababyeyi dore ndabona baramuterereje umuzimu w'umutinganyi kandi ndabona yaraguriwe n'umuntu ushaka kumujyana mu bintu bidasobanutse akajya ahuza imibiri y'igitsina cy'abakobwa nabibonye babyeyi nimubyikorere ku giti cyanyu kandi aze bigende neza ngwino ukarabe hano niwe mwishingizi araza gisi njya nirirwa mbara kandi nta nubwo wampemukira kandi naza muhumure biragenda neza dore bamushyizeho umuzibazibaho ari ndahabona ngo ajya ziba ibyo arimo ye kumena ibanga ryo kwa Satani bamutambyeho igitambo we Uwase we ngwino ababyeyi bangamiye dore ababigukoreye n'abantu bangahe dore kandi dore ufite impagarike n'ubugingo ugarure umutima muzima kandi uriya umutima bagushyizemo w'ubutinganyi ukurweho uzashake umugabo mudahuje igitsina mubyareho ngo nakobwa ndagutongereye kandi imandwa inkurambere yanjye y'inkoramwuga n'imandwa y'imvurugira ku munwa zize zibikore neza kandi zimushikaze tumubone bigende neza ababyeyi aze mumukureho imikoshi yose mumukureho bariya bazimu babiri ndeba bamwirukanseho bamuhinduye igitambo kandi abiterezwa n'umuntu wo mu muryango kandi namubonye nubwo ntazi izina ryiwe ariko ndamubona kandi ari kumwe n'undi muntu agisha inama mumukureho imikoshi Uwase we ngwino utazamena ibanga ndari kumenesheje umwana wo kwa se igihanda cyamera ngwino yamumaze kubona ko yaje ariye byagenze Niba mama ndashaka mama reba Mariya ubona ko aje arira nshaka mama nshaka mama we mu muryango hafi aho tumukubise igihugu ubuzima agibona mama Mariya mama wanjye humura wageze ku babyeyi bagaba bakaganza humura papa wanjye tuza wageze ku gicumbi cy'ababyeyi bagaba bakaganza dore tuza
tuza iyi foto urayizi se kanguka ndabitegetse kanguka humura ahangaha uri ntiyeguka humura uranza humura iyo ninde ugarura ubwenge akira ngo amazi yo kunywa akira tuza umutima uruhuke ibuzimu kandi ujya ibuntu tuza akira humura mama wanze kwizera abagenzi henshi ariko uvuga ko mbeshya egera umwana wawe si uyu nguyu ntabwo ari uwase ni uwasariyete niwe mwana wanjye muhoberane kandi nzi ko bigenda neza nimba nambariye ababyeyi nkemera ko bacira bugufi kubangana Muraho. Mama Ariye. Urankumbuye ngaho humura rero wangezeho sibyo humura ni njyewe wambonye ngaho humura rero Ma utanyanye cyane gute wayibonye no foto ma nenyeri itezana gute humura humura ma vibuzimu kibunu mamuraho humura ukumbuye mwana wa ni wowe ni mwebwe mvuga ikintu kimvugira ngo nsanga mama humura kureba mama ngaho humura waje rero sibyo ngaho komera bigira ikibazo ninde ma arakwiye umusaza wawe ni umusaza wawe nuko wari waramwibagiwe ntutari waramwibagiwe ntabwo ari musaza wanjye ninde ni wa musaza wawe ushaka kumbona uko yagiye kera ukamwibagirwa mubwire urumva ko atangiye kugarura akenge mubwire musobanurire n'indono uyu nguyu rero reka musobanurire uwo ari we uyu ni muganga nitabaje nahamagaye yaze kukuvura ndarwaye mawe ndi muzima ntabwo ndwaye wakize ariko wari ntabwo wari uhazi ibibazo menshi wari uri ahantu utazi ibibazo menshi uzamubanga ndi mu rugo Kicukiro none arindi iyi ni muganga rero niwe ukuvuye wari uri mu rugo kwande mu rugo ntabwo wabyibuka humura ibyo byihorere yikubaza menshi ucana gutyo ukazamuka mu rugo jya kuba uryamye gatoya humura nta ngorane mawe ninde uyu ni muganga bino se ni ibiki ibi ni foto yanyu no ni ibiki ibi ngibi tuzakubwira ufite inyota yego muzanira amazi yaraye mu nzu aya ngaya nayo umugisha yageze ku gicumbi cy'ababyeyi bagabo ku gicumbi nakindi kumva ibintu mu mutwe humura uri umwe mu bantu bazanye na riyete byatangiye gute bigende tuza humura humura kumva inyota ibuzimu ibuntu tuza dore ni musumba zose dore uyu ni umuturirwa ntiwukurirwe n'ibibi byose tuza tuvugana ariyete avuye muri ziriya ngeso yari arimo cyangwa nyuma yaho dushobora kuzongera kubona hari ibindi bintu arimo ndamutsirika ubu ni ukuvuga ngo nyuma yo kumutsirika ntabwo azasubira muri ziriya ngeso ariko ubu ngubu kuva nahageze nanjye nazanye igicumbi cy'ababyeyi bagabo bakaganza
none muri aka kanya Ariete urabona ko wazanye na mugenzi we ubu no kuvuga ngo Ariete agarutse mu rugo iwabo cyangwa zongera abacike atorongera asubire muri zangezo. Ntabwo bizongera nibyongera nkuko nababwiye ibya mbere nk'abahindahiro azampamagare ntabwo bizanongera ndabyizeye ahubwo ari wagariye ubwenge ngo nguha kano kantu hekenyeho akira gatoya ngo aka kantu iyo ni umuturirwa ntukurirwa n'ibibi byose baba dayimoni b'abagore cyangwa b'abagabo bikuva ahubwo wurirwe n'ubwiza wurirwe n'amafaranga utuze utunganirwe kandi ubyara uhekeho ngo unakobwa Imana izamugisha n'abakurambere bangabiye urumva wakize umura turi kumwe ariko wari ntiwari wazi ese waduha ubuhamya waduha ubuhamya wagariye ubwenge numvaga nazi ukuntu numva ameze numva umuntu ambwira ngo nze ndebe mama sinzi nyine ariko gusa ndikumva ameze neza ntabwo umusinzi wamubaza ibyo yari meja akabikubwira bari kumbeshyera ngo umugore ntabwo nashatse njyewe ese mama nta muntu yageze kuza kukwereka hano akubwira ko ari umukunzi we uribuka cyagiye ubishize ntabwo wibuka ko waje kunsura umbwira uri kumwe n'umusheri wawe umbwira ngo ni umugore wawe umbwira ngo nzaniye umukazana mwana we ntabwo ubyibuka tekereza neza ubyibuke njyewe ibyo bintu kumbwira ntabwo yaba ni mu mugore waranankubise nuriya rero bari kukubaza nuriya bari kukubaza n'umusinzi utamubaza ibyo yakoze iri joro nyine biriya bintu ntabwo mbizi niba nabigiyemo nabizi ndikumva ntazi ndikumva nahindutse ukuntu kumva ibintu byahindutse yambaye umutima wari abantu bari bagiye kumugira igitambo ngo azaherere muri buriya ndamwanga sindanya no kumukunda niyo mpamvu nanjye nari maze iminsi nkwamagara namukubaza ukambwira ngo ntuzi yari ntukimubona namwanze umugabo ni burundu ntabwo byagaruka ni burundu kandi ngira ngo ibi bihamya mwagiye mubibona ubu ngubu igisigaye ndumva igikorwa cyarangiye nimba bahita bampigura bayafite nimba bazampahira kugira ntawe ujya unyambura sinibicundi ibiro bizagenda gusa umuntu dukurikiye ntabwo avuga ko ushyira amafaranga imbere cyane kurusha kugura ntabwo nshyira amafaranga imbere kuko umutungo wa mbere ni abantu amafaranga nayo agomba gukenerwa kuko no kwa muganga bisanzwe hari icyo bagusaba kuko imiti iragurwa cyangwa se n'ujya kuyahira ntiyabura n'agatike wenda ababidufashamo kuko ugiye ushobora no kubirota mu nzozi gutya ababyeyi bakambwira ati umuti uzavura uyu muntu uzahahira aha n'aha ugende gutya kandi bizagenda neza ariko imbaraga zo kuhagera nabyo hari icyo bisaba nk'umuntu atakwishyuye ubu ntabwo wabimusubizamo cyangwa ukamutereza muga narindwaye wari urwaye ariko ntabyo uzi yewe urakoze mugara koze Imana izaguhumugisha narindwaye ni ukuri pe bishimye cyane narindwaye wambura bongeye bahuye ari bazima bose bishimye cyane ni ukuri pe muga reka ngire ikibazo mwibariza cy'amatsiko urabona yuko wadusanze hano nyuma yuko duhamagarwa n'uyu mubyeyi uyu mukobwa Ariete ntabwo yari ari iwabo uko biri kose n'abadukurikiye babonye yuko wakoresheje ifoto ese nk'umuntu aho yaba aherereye hose niyo yaba atari hano mu gihugu watubwiye yuko ukorera mu majyepfo aho umuntu yaba ari hose ukaba wabona ifoto ye afite uburwayi bugiye butandukanye ariko busa n'ubwo uvura cyangwa buhuye n'ubwo uvura niyo yaba atari mu Rwanda cyangwa ari hanze yarwo ushobora kuba wamuvura ukoresheje ifoto murakoze cyane ni ukuvuga ngo nubwo waba uri muri Amerika waba uri mu Bwongereza ariko nkabona ifoto yawe ukampa wenda n'amazina yawe ntabwo ngiye mvura ngo nuko nabonye isura y'umuntu ifoto ibihagije isura ibihagije y'ifoto nyibonye biba bitunganye aho waba uri hose icyo ntakora ni ukuvura sida ariko indwara yose uzi iba ku muntu yaba ari iy'ubugumba ariko akaba yaragiye kwa muganga akaba atararengeje imyaka yo
kubyara nka menopause, niba ari menopause sinzi ko hari uko bajya babivuga, nta mwenda mwize murabiturushaho. Ni ukuvuga ngo ajya mu mihango cyangwa akaba atayijyamo, ashobora kuyijyamo akabyara. Indwara yose uzi, yaba ari amahumane, yaba ari ibitegano, yaba ari n'uwo burya nabo ari abajya mu biyobyabwenge, sibo nabo ni za karande zo mu miryango. Iyo iwabo akabitererezwa n'umuntu kugira ngo atazakugirira akamaro, akagukubitira akatoki ati runaka agenge, kuko azi igisokuru cyawe cyangwa n'undi muntu wo mu muryango wapfuye yaragwabiye impundu. Kugwabira impundu sinzi nimba mu byo. Kugwabira impundu ni ukubura amahirwe abandi bayabone. Ugapfa udashatse, umuntu akagutereza nk'umuntu, ukazapfa udashatse uri umusore, ukarinda wisazira. Zimwe mu ndwara uvura kugira n'abadukurikiye babashe kuba bazimenya. Hari abantu benshi badukurikiye, ashobora kuba afite ikibazo yewe gisa nk'icyo Ariete yari afite, cyangwa uyu mubyeyi yari afite ikibazo cy'uko umukobwa yagiye muri izo ngeso, cyangwa se afite ibindi bibazo bitandukanye, ariko noneho hari ibyo ushobora kuba uvura, kandi tumaze kubibona uko ubikoze, uko byatangiye n'uko wadusanze aha byagenze neza cyane, kandi urabona ko bishimye. Watubwira zimwe mu ndwara uvura? Ushobora kuvura indwara imitezi, mburugu, uburagaza, uburemba bwo kuba wenda igitsina cyawe kitagishyuka ngo umugore umugire ahagera, amavangingo kuba umudamu yaba atayafite, wenda se nko kuba utagira igitekerezo cyo gushaka umugore ukazahera gutyo uri mu busore, cyangwa se kukugaruriza ibintu cyangwa baguteza amahembe, ibiryano se. Mbese n'ibyo biyobyabwenge burya ntawe ujyamo abishaka, ahubwo aba afite igitererano, ikintu bamuterereje cyo mu muryango. Za karande zose uzizo zibaho, yaba ari n'abanyamahanga batavuga wenda ikinyarwanda. Ubu ndimo ndateganya kwiga ururimi, kuko si ubwa mbere mbikora, kandi nabo bagenda bambona mu buryo butandukanye. Hari n'ahandi nabikoze nabo usanga bahamagara abanyamakuru ntanabizi, ariko ndabikora kandi bigenda neza. Barampamagara, ahubwo ikigezweho ni ukuba natanga nimero zanjye zo kuri WhatsApp cyangwa se bakambona kuri YouTube. Nimero zanjye ni 078 47 13 851. Wayisubiramo rimwe? Ni 078 47 13 851. Nizo nimero umuntu yashaka, yaba ari abo hanze y'igihugu. WhatsApp ziriho? Ziriho kuri WhatsApp, ushatse wampamagara ukambona. Igihe cyose ibiriho. Niyo wenda natinda kwitaba umuntu, mba ndi mu kazi kenshi wenda, kuko burya abanyamahanga bo hano mu gihugu cy'abaturage baravuga ngo mushika tubiri kamoja kanamukonyoka. Iyo ufashe tubiri kamwe karagucika. Mugareka twegere uyuzanye n'uyu mukobwa aduha ubuhamya bw'uko wenda bazanye. Twumva byari bimeze, tuye mu turubaze neza. Tubonye uzana n'uyu mumama. Muri make niyo mpamvu wari umuzanye wabo. Isi waba waruhazi? Murakoze. Ariete n'umukobwa w'inshuti yanjye. Tubana mu gipangu. Narindi mu rugo ndimo ndafura. Numva arimo arivugisha. Ndashaka mama, nyine mbona ntameze neza. Mpita mukorera ubutabazi bwo kuba namushyikiriza mama we, kuko iwabo nari narahagiye tugiye gusura mama we. Arambwira ngo tujye gusura mama we. Ubwo numvise icyo kibazo kibaye, mbona atameze neza, mpitamo kutamukorera ubutabazi bwihuse bwo kuba namushyikiriza mama we, kugira ngo. Yakubwiye ko yafashwe gute? Yafashwe ibintu biri kumuvugiramo, bikaza bivuga ko ashaka mama we, ashaka kugera iwabo. Mu buzima busanzwe Ariete wamubonaga gute mu buryo mwawe mubanye, cyane yuko impamvu mama yatumye hirya no hino henshi hagiye hatandukanye, agaragara hirya no hino henshi hatandukanye, afite umukunzi mugenzi we kandi ari umukobwa bahuje. None mu buzima busanzwe Ariete urabona ko amaze kutubwira ko nibyo byose bimwe na bimwe nabyo yarazi. Muganga yaramaze kutubwira ati ni bamwe mu bantu b'imiryango barayimuterereje. Sinzi niba wenda muganga ari buze kuba tubwira, ariko noneho mu buzima busanzwe Ariete bamubanye mu gipangu gute
we n'uwo mukunzi we wabonaga koko ari ibyanyama? ya nanjye bisa nkaho bintunguye, ariko mu buzima busanzwe icyo nari muziho yari afite umukobwa w'umukunzi nyine tu, bari babanye neza nta kibazo, ariko nk'iyi minsi yari ari kuvuga yuko yakijijwe. Uwo mukobwa yajyaga aza, mbese bakagaragaza urukundo mu rugo no muri karitsiye, mbese ahantu hose abantu bose bakabibona. Okay, urakoze cyane mama. None ubyakiriye gute kuba umukobwa wawe agarutse mu rugo, muganga akubwiye yuko umukobwa wawe bitazongera, ibyo yararimo byose nta na kimwe uzongera kumva cyangwa kubona? Muganga yaramaze kuvuga ati hari andi mafaranga uzamuha yo kumushimira miliyoni, wenda ukababwira na muganga igihe uzayamuhera, cyane ko yavuze ko nta muntu ujya umwambura. Okay, murakoze. Ndishimye cyane kuba umwana wanjye agarutse mu rugo, nkabona baramuvuye arakize. Muganga nawe arakoze, ibyo bambwiye koko nsanze ari byo, ariko ndemera kuzamuhigura. Ariko mu kwemera kumuhigura ndamuha igihe nzamuhamagara nkamuhigura. Ni kuvuga ngo uraza kumubwira igihe uzamuhera amafaranga? Nzamuhera amafaranga. Kubivugana ariye umeze gute kuba uri kwa mama? kumva umeze neza. Ni iki noneho wabwira mama wawe nyuma y'ibyo wagiye unyuramo byose, cyane ko wavuze ati bimwe na bimwe ntabwo bizi, noneho wisanze iwanyu hasanze umuganga? Ni iki wabwira mama wawe? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ubutumwa wagenera abakobwa bari hanze hano, bari mu rukundo n'abakobwa bagenzi babo, message wabaha, ubutumwa bagenera n'ubuhe? Ikintu nabwira mama wanjye, mbere ya byose musabye imbabazi ko kuba naramutesha agaciro nkajya mu ngeso mbi, mu bintu bitamwubahisha. Ikindi ndamushimira mama, wakoze cyane, ndagushimira. Wisaba imbabazi, ntabwo wabigiye ku byabaye byose, ntabwo bizongera. Ikindi nabwira abalesibian cyangwa abatinganye, gusa nabo si bo, ahubwo bayoboka amasengesho bagasenga Imana bakabivamo, kuko hariya ni nk'ikuzimu buri, ni mu mwobo wo kurimbuka, nta cyiza cyabyo. Ngira ngo nk'uko mwakomeje kubibona, nyuma yo guhamagarwa n'umubyeyi wa Riyete, yitabaje umuganga kugira ngo abe yamufasha kugira ngo uyu mukobwa ave mu ngeso ndetse n'ibyo yari arimo by'uburesibian. Umuganga yakoze byinshi bishoboka, mwabyiboneye, natwe twabibonye n'amaso yacu. Uyu ni Umutako TV, njye mwe muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe. Gushimire cyane twatangiranye, twatugeze ku musozo. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Imana ibamere imigisha itagabanyije.